David yabaga ahangaha bigeze muri 94 twashatse guhungira ku rusengero kuko ahantu benshi niho twumvaga dushobora gukirira, ariko haza kuvamo umuririmbyi umwe azunguruka mu baririmbyi bose, nawe arahari, yabayeho dirija wacu, agenda ababuza kujya ku rusengero kuko kuhakirira byari hato, ariko abitubwira uwari dirija wacu. Na Olivier yari ahari, haza abantu baturutse mu rutoki rwari ahanga ku rusengero rwari hepfo, binjira mu rusengero batangira gutemagura abantu, ariko twarasimbutse nge na Olivier duca mu idirishya tujya muri toilette. Olivier turihane ibyo twakoze, duhisemo kuba n'amahoro. Hanyuma arazagushira w'inzira, arazagushira w'inzira, areba kura nabasha kurara, zahora mwiringira, arazagushyira w'inzira, arazagushyira w'inzira, areba kure nabasha kurora, zahora mwiringira, arazagushyira w'inzira, arazagushyira w'inzira, areba kure, areba kure, nabasha kurora, areba kure tutabona yo, areba kure nabasha kurora, zahora mwiringira. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha mwinshi. Uyu munsi kuri uyu mugoroba twifuje kubaganiriza ku mateka ya korali Ukuboko kw'iburyo ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR Gatenga. Ngewe ubimburiye abandi nitwa Niragire Olivier, ndi umuririmbyi muri iyo korali kuva mbere gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Korali Ukuboko kw'iburyo yatangiye umurimo w'Imana ari korali y'abana mu 1989, itangira umurimo w'Imana iwutangiriye mu cyumba cy'amasengesho cyari mu rugo rw'umukozi w'Imana Pasiteri Rutamuhana Claude, cyari icyumba kandi cy'itorero rya Kimihurura. Atangira ari abana batoya, abana bazanywe n'ababyeyi baje gusenga. Hanyuma umushumba abonye yuko atari byiza ko abana babagume bonyine, nabo bashyirira ku ruhande bakajya babigisha uturirimbo tw'abana, ahereye ku bana be, abishywa be, ndetse n'abandi bari abana b'abakozi b'Imana bari aho hafi kandi bakoranaga umurimo w'Imana. Nyuma y'igihe gitoya twisanze itorero
rya Gatenga rivutse, ubwo ni muri 1990, twisanze rivutse rivukira hano uyu munsi rifite icyicaro mu Gatenga, tubikesha abakozi b'Imana nyine. Itorero rirakura, ni naho korali yakomereje umurimo w'Imana muri ibyo bihe nababwiye. Ku by'ukuri tugendeye ku myaka twari dufite muri icyo gihe cya mbere Jenoside, yabaga iri hagati y'imyaka 4 ndetse n'imyaka hafi 14, ariho amarangamutima y'abantu benshi abafite imbaraga nyinshi, haba ibyo tuvamo mu muryango cyangwa tuvamo mu itorero. Mu itorero ubwaryo nta nyigisho twahakuraga zidukomeretsa umutima cyangwa zidukomerera tubasha kubona. Ntago twamenyaga amakuru yandi yari yose tuyavanye mu itorero, ariko hanze yaryo tugeze mu miryango, ibyo twigira bamwe bavuga ngo ni ku ziko, ibyo twigira mu mashuri twahuraga nabyo bikomeye, twabonagamo ibikomere bikomeye cyane mu buryo butandukanye. Twagera ku itorero tukisanga turi abana batoya dukundana, dutaha tumaze kurepeta tugakina agapira, tugakina biye, tugasimbuka umugozi, tugasurana, tugasabana, tukaganira, tugasangira byose. Twari abana bakundanye cyane kugeza igihe nimvuga ngo ni ishyano ryagwiriye igihugu cyacu. Ntago ndamvuze nabi, ariko kugeza igihe twaboneye tubona Jenoside iratangiye. Nifuza kuganira na Claire kuko twari turi kumwe, ngo atubwire nawe mu ncamakeya mu makuru yumva afite, yumva yibuka, noneho tubonye Jenoside itangiye. Karibu Claire. Murakoze cyane Olivier. Nitwa Claire Maziyateke. Natangiranye na Olivier umurimo w'Imana, yabibabwiye uko byagenze. Twakomeje imbere gato tugera muri 1993 dushyikira 94, hatangiye guhwihwiswa umwuka mubi mu gihugu cyacu, ariko twe dukomeza umurimo w'Imana ko cyane cyane twari turi n'abana batoya, dukomeza umurimo w'Imana ariko twumva amakuru hirya no hino atari meza. Twari dufite abayobozi bakatwegera bakaduhumuriza, ariko twataha twumva amakuru hirya no hino aho twagendaga tunyura atari meza. Hagati aho ngaho rero haje kuvuka umwuka mubi mu gihugu ushyikira no ku itorero ry'Imana ari ryo ADPR Gatenga. Nari ndi mu masengesho y'iminsi 5 hano. Muri ayo masengesho y'iminsi 5 nari ndi kumwe na Kayitesi Findiri, nari ndi kumwe na Kabibi, twamwitaga Kabibi muhawe n'Imana. Twari abana batoya. Muri ayo masengesho y'iminsi 5 niho twahuye n'isanganya badutera mu rusengero, na Olivier yari ahari. Haza abantu baturutse mu rutoki rwari ahanga ku rusengero rwari hepfo, binjira mu rusengero batangira gutemagura abantu, ariko twarasimbutse nge na Olivier duca mu idirishya tujya muri toilette. Olivier ko yari umwana ariko yari afite nk'amakuru wenda make, wa mugani ko nabivuze ko twagenda tujyana mu ngo twumva ibintu cyangwa se naho duturuka iwacu. Arambwira ati rero Claire, wambaye umwenda, uyu mwenda ati ntago uri buzire. Nari nambaye ikanzu y'umutuku n'umukara, ndatitira ntago nari nzi iyo biva rwose. Ndavuga se uyu mwenda bangirira nabi kuko mwambara? Arambwira ati ceceka batatwumva. Mu rusengero habayemo amakuba tuvamo, ariko abantu bihisha mu rusengero, bamwe ntibabasha kubakomeretsa, babashije gukomerekeza babajyanye kwa muganga. Amasengesho arahagarara. Ni ukuvuga ngo aha hantu rero kuri uyu musozi wa Gatenga abana bato bahagiriye isanganya cyane nk'abaririmbaga muri iyo korali y'ukuboko kw'iburyo mwumvaga. Twagize ibyago tuburamo abantu. Hari uyu wari dirija wacu yitwaga Kivumbi, akaba Pasteur Claude yari nyirarume. Harimo uwari utuyoboye witwaga Shyira ku mutima Jean Dodier, yari umuyobozi mukuru wa korali. Harimo umuririmbyi witwaga Mutagomwa, nawe bamutsinze kuri uyu musozi wa Murambi.
harimo umugabo mukuru bitaga Kiwanuka, niwe wari ukuriye, urebye nk'abana ko niwe wakuriye Code Dimanche hano. Uwo mugabo nawe twaramubuze, twahaburiye abantu benshi, bamwe baragenda babibutsa, gusa Imana yaturindiye kuri uyu musozi, turahari kandi turashima Imana. Nanjye ndi mubo bagendaga bahetse, bakagenda bampetse nkasinzira kuko twari abana. Abakuru muri twebwe abo ba 14 n'itanu bakatugezayo bakatwururutsa tukaririmba, twamara kuririmba kongera akaduheka tugataha. Ndabyibuka tuza kuri iri torero rigiye kuba umudugudu, ni ukuri yari amatafari ya rukarakara. Twajyaga tujya hara kwa Karirosi tugaca ibira bikangaga bikadukeba tutanabizi, tukegera nka bano bana baba baravuye mu cyaro nyine baje gukora i Kigali, tukababaza ukuntu baboha, bakatwereka ukuntu baboha udusambe dutoya, tukajya tutuzana tukaturambika kuri ayo matafari, hanyuma nyine tugasenga. Twari dufite ishyaka ryinshi n'urukundo rwinshi nk'uko babivuze. Turashima Imana yadushoboje muri icyo gihe, kuko rwose twari duhuje n'ababyeyi bacu bahuje. Sinjya nibagirwa umusangiro wajya gubera kwa Pasiteri Claude. Ababyeyi bacu baratekaga mu rugo, utetse kawunga akayizana n'imboga yatetse, utetse umuceri akawuzana, utetse ibijumba, mbese buri biryo byose umuntu yateguye iwe mu rugo tukagenda tugashyira hamwe kwa Pasiteri Claude, twese tukadandura tugasangirira hamwe, turi umwe. Urumva twari abana twikundiraga no kwirira. Noneho niba wacu havuye ibijumba nkahita nibonera n'umuceri, undi nawe akababonye kawunga akunda, mbese twari umwe duhuje cyane. Ubwo ndavuga icyo gihe mbere ya Jenoside, nubwo hanze hari iyo myuka yose, sinjya nibagirwa kimwe twiga, nigaga Kicukiro Komena Rugamba. Twari dufite abo barimu nyine bafite, ubu ngubu twarabimenye nyine ko ari ingengabitekerezo, ariko icyo gihe ntabwo twari tubizi. Twibereye mbese mu nzu y'Imana, ntitwamenye ibintu byo hanze, ariko twasohoka tukabyumvira mu bandi bana. Ndabyuka twajyaga tuba twicaye mu ishuri, ukabona umwana arambuye ikiganza cyawe akajya arebamo imbere, ukabona yongoreye undi mugenzi we bakakuvuga, ariko ntumenye ikintu bari kukuvuga. Noneho iyo waga mu mabarura ku ishuri, bareberaga nyine ku marangamuntu y'ababyeyi bacu bagiye kutwandikisha, bakajya bagushyira ahantu, bakaguhamagara gushyira ahantu, bagahamagara undi bagushyira ahantu, bakagora nk'amagurupe nyine bakurikije amoko, ariko twe ntabwo twari tubizi nyine. Ubwo rero sinjye nibagirwa no mu bigo by'amashuri nk'uko mugenzi wanjye yabize Claire, ibyo bindi twabibonera hanze y'itorero. Hari umwarimukazi wari uhari, ni ukurigishaga mu wa 6 primaire. Abantu bize Komena Rugamba baramuzi, yari umwarimu w'umwana mubi, kuko njya nibuka ko aho gukubita umwana yaragufataga akakwasamura mu kanwa akagucira mu kanwa. Mbese bari bafite ubugome burenze ubugome. Turashima Imana yaturinze muri ibyo bihe. Turaza nyine tujyana ku itorero muri 90 nko babivuze. Hanyuma rero 94 aribwo twari muri ayo masengesho Claire yabivuzeho. Imana naho yarahaturindiye, byari ibintu bitoroshye. Bazaga nyine bateye ubwoba ku buryo abana twetaga twihisha munsi y'amaguru y'ababyeyi bacu, nyine tukajya kwihishamo, afite ibitenge bakaduhisha. Byari bikomeye kukugeraho, bagombaga kubanza umubyeyi wawe. Turashima Imana yahabaye. Ubwo muri 94 hageze rero, urumva 93 batangiye kwica bamwe muri twebwe. Harimo umwana w'umukobwa nuko twamutaziraga nyine akazina ka Pusi, bamwicaye na mama we hano hirya y'urusengero 93. Ariko turashima Imana ko yagiye turinda kugeza 94 mu kwa kabiri. Pasiteri arakoze 94 mu kwa kabiri, umva mu kwa 4 hari ataragera. Rero baba baritahiye we na mama wiwe, harokoka musaza we yishe munsi y'igitanda ntibamubona. Nuko ubugome bikomeza gutyo kugeza 94. Ndashima Imana cyane kuko yangariye mu murimo w'Imana, ikangarura mu Gatenga ku rusengero, kongera nkasubira muri korari. Rero turacyahari, turacyakora umurimo w'Imana. Ubu ndi umubyeyi, mfite abana 6. Ndashima Imana yampaye n'umwuzukuru. Imana ishimwe, reka na bagenzi banjye bakomeze twibuke twiyubaka. Hari ku wa 3 ku itariki 6 saa 2 z'ijoro. Kwa kunda abantu babaga bataramye, kera ntabwo twagiraga amateleviziyo y'abantu benshi, habaga hari amashanyarazi, bafite byibura amashanyarazi, televiziyo zagiraga abantu bakeya.
ku buryo ikintu gikubise washobora kucyumva. Mu masaa 2 kumwe mwicaye mugana n'ababyeyi twumva ikintu kimeze nk'ingunguru kirakubise. Inshuro ya mbere twumva nanone gikubise bwa kabiri. Twe nk'abana rero ntitwari tuzi ibyabaye. Kugira ngo tumenye ibyabaye, bamwe hari ababimenye mu masaha y'ijoro, abandi babimenya mu gitondo, ariko tutangiye kumva ngo ababyeyi ntibagiye mu kazi, indege ya Habyarimana bayirashe. Kuri radiyo hatangiye kuvugamo andi magambo atandukanye kandi atyaye akomeye cyane. Amateka atangira akomeye, atangira ubwo. Amateka yatubanye amateka, ariko icyo nashaka kuvuga kuri aya mateka yabaye, hatabaye Imana twari gushira. Njye muri ayo mateka nubwo yankomereye akaba maremare, nagize umugisha njyewe wo kugendana n'abakozi b'Imana bo kuri uru rusengero. Nari ndi kumwe n'abadiyakoni, nari ndi kumwe n'abarimu b'urusengero, nari ndi kumwe n'abaririmbyi, ariko abo bantu bose bari bakuru, babashije kumba hafi. Ndabashimira cyane muri uyu mwanya, nubwo wenda batari aha ngaha, ariko ni abantu bo gushimirwa. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana, noneho igitangajwe ahuriramo n'umuntu ushobora kukurenza icyobo. Njyewe muri jenoside nahuye n'akaga, badutwikiye mu nzu, simbuka nerekeza nsa nk'ugaruka ku rusengero, nibwo nahuye n'abakozi b'Imana, bona bashije kuvuga, abadiyakoni barantwara, banyitaho, nubwo batabashije kungezaho nagombaga kugera, ariko hari ikintu gikomeye bakoze. Muri ayo mateka byaje kurangira ndokokeye hano Sainte Famille. Mu mateka yanjye rero naho hari abana twaririmbanaga ba Pasteur Claude turi kumwe hano, harimo uwitwa Uwanyana n'uwitwa Foibe. Ni abana mu mateka bambereye abana b'ibitangaza. Ntago njye mu mateka nageze ahantu ntakibasha kugenda cyangwa kwicara cyangwa se kuryama, sinzi ukuntu nabibabwira, ariko abo bana nibo bambaye hafi bakanyoza, nibo bambaye hafi bakantamika, kuko sinaryaga, narabarutaga, ariko urumva kubona nari nakomeretse, nibo bambaye hafi, kandi twari twihishanya abo bana, nabo ubwo twari twihishe twembi, ariko Imana yaraturinze iturinda ayo mateka mabi, tukaba turadushima Imana. Murakoze. N'amagambo yururutse imitima, ubamara umubabaro, abarira baganya bamenye ko aze kubahoza, basira umubabaro kuko ibyo aze kubagirira ari amahoro masa. Ubamara umubabaro, bwira abana amagambo yururutse imitima, ubamara umubabaro, abarira baganya bamenye ko aze kubahoza, basira umubabaro kuko ibyo aze kubagirira ari amahoro masa. Ubamara umubabaro, nimumaranisanye imibabaro, kubwira nayo magambo, nimumaranisanye imibabaro, kubwira nayo magambo, nimumaranisanye imibabaro, kubwira nayo magambo. Mu by'ukuri rero abana twari tumaze kumenya natwe uko bimeze, uko twagenaga tubona ibihe bihinduka, wenda ababyeyi bamwe batatubwira impamvu z'uko babonaga badashaka kudutera ubwoba, ariko mbere aho ngaho mo hagati aho twajyaga tuza hano ku rusengero, tukaza ku rusengero ariko tutaje gusenga, kuko hari igihe byabaga ngombwa ko abantu batarara mu ngo zabo, bigasaba ko twe tuje kwitwaza ko tuje gusenga. Kuko mbyibukira abo bana bo kwa Pasteur Claude, wenda by'umwihariko bari inshuti zacu, wari urimo rero mukuru bamwitaga Jean de Dieu, niwe wari na dirija Rusingiza Ndekwe Jean de Dieu, bakaducaho mu rugo, ariko ubwo tukaza dufite natwe ababyeyi bafite ahandi baraye, ariko twege tukaza ku rusengero. Twazaga hano rero tukabwira umuzamu ko tuje gusenga, ariko mu by'ukuri ntabwo twabaga tuje gusenga,
ariko nk'umuzamu yarakoze umuzamu wahakoraga bamwita Samweli akadufasha. Hanyuma rero nyuma yaho iyo bazaga hari igihe baje barabimenya ko hari abana bahahungiye cyangwa se hari abantu bahihisha bitwikirije amasengesho. Hanyuma rero bahageze babaza umuzamu baratubwira ati dushaka abantu bari hano, ariko aca inyuma gatoya hari harimo umuryango udafite giriyaje. Uko yabivugaga akajya abivuga cyane kugira ngo tumwumve. Hanyuma rero baramubwira ati kingura, aranga, baramukubita, amukubita urushyi rwa mbere, amukubise urushyi natwe turabyumva, duca mu idirishya duhingukira mu kindi cyumba, dufata ibirago byo mu rusengero turyamamo turabyiyorosa. Hanyuma rero barakingura, bakinguye kuko basanga badahari. Undi munsi wa kabiri nabwo yafashe ingunguru, ntabwo twajyaga tumubwiza ukuri, twamubwiraga ko tuje gusenga, ariko yari yarabimenye akatwihorera. Nabwo barongera baraza, afata igice cy'ingunguru aracyubura, hanyuma tujyamo, abandi nabo abagera ahandi hantu bahisha, nabwo baramukubita cyane, ariko birangira nabwo badushatse baratubura. Mbere no muri aho ngaho no muri ako kanya bariya baririmbyi, uriya mwana bita Pusi ndetse na Mutagomwa, abo ngabo twararirimbanaga, ariko urupfu rwa Pusi rwabayeho muri 1994 aho ngaho muri uku kwezi kwa kabiri. Babatera iwabo, barabica, bica nyina, ariko hasigara Pusi na musaza we bari munsi y'igitanda. Ariko bamaze kugenda bageze ku muryango, uriya mwana ava munsi y'igitanda arasohoka. Ntabwo ntekereza ko wenda Pusi aba yarapfuye, wenda ari kuba akiriho. Arasohoka asanga umuntu umaze kwica nyina, aramuzi, bamwe bari abaturanyi bacu. Aramubwira ati kanaka ni wowe wishe mama. Aramubwira ati koko urabikoze, wishe mama. Umugabo aramureba aravuga ati aka kana reka nako nkice, kuko kazahora kamvuma kambonamo amaraso ya nyina. Asubira inyuma na Pusi ahita amwica. Pusi yari yihishe ariko abona umuntu azi, atangazwa n'uko yishe nyina kandi amuzi, na Pusi bahita bamwica. Musaza waguma muri munsi y'igitanda niwe wabashije kurokoka, ariko nabo barimo bashaka ngo kandi kana kagiye hehe. Bigeze muri 1994 twashatse guhungira ku rusengero kuko ahantu benshi niho twumvaga dushobora gukirira, ariko haza kuvamo umuririmbyi umwe azunguruka mu baririmbyi bose, nawe arahari, yabayeho dirija wacu, agenda ababuza kujya ku rusengero kuko kuhakirira byari hato. Ariko abitubwira uwari dirija wacu Jean de Dieu yamaze kuhagera. Jean de Dieu ntabwo byamuhiriye, yahasanze mugenzi we wari umuyobozi wacu. Jean de Dieu ni umwana Pastor Claude abereye Nyirarume. Mu by'ukuri yari umudirija twiyumvagamo, yari umudirija. Ntekereza ko Jean de Dieu Usingeze Ndekwe iyo aza kuba akiriho ari no muri korari, sinzi, yari umusore mwiza ku buryo ukijijwe, sinzi ukuntu twari kuba tubifite cyangwa se sinzi, ntabwo byari kuduhira, ariko yari umudirija mwiza. Byageze aho bava hano ku rusengero babonaho inzira gatoya, ariko bigeze aho bagombaga kugera biranga. Usingiza Ndekwe baramufata, bamufatana na wa muyobozi wacu bari kumwe nawe witwaga Jean de Dieu. Baramubwira ati we ntabwo turi bukwice, ariko yewe turamwica. Jean de Dieu arababwira ati nimumwica nanjye muranyica. Bagira ngo ni ibyo yivugira, ariko byarangiye. Kivumbi ni izina twamwihimbaga. Jean de Dieu baramwica, Jean de Dieu baramutema,
Landode baramutema ariko na mugenzi we nawe baramwica. Yari yababwiye ati nimumwica n'ubundi nanjye mu ngice, ntaho naba mvuye, ntaho naba ngiye, n'ubundi nimumwica nanjye mu ngice. Uko yakabivuze bose niko babikoze, niko babigenje. Mutagomwa bamutemeye hano i Nyanza, hano i Murambi, hano munsi gatoya. Mutagomwa bamutema arimo aririmba yuzura umwuka wera. Yari umusore muremure wuzura umwuka wera, akamanika amaboko agashima Imana, agakunda kuririmba indirimbo z'amazamuka. Mutagomwa bamwica arimo asenga, arimo yuzura umwuka wera. Mutagomwa baramutema. Mutagomwa nuko yipfiriye. Imana yongera kunsubiza kubonana na bamwe bari barokotse n'ababyeyi banjye, ntabwo ari bose, ariko ndashima Imana ko hari abarokotse no muri korali. Twongera rwose twahora turi bazima bamwe, twongera tugakomeza umurimo w'Imana, n'ubu ngubu tukaba tukiwukora. Imana ishimwe. Dukundane nk'uko Kristo yadukunze, tubabarirane nk'uko yatubariye. Icyo dupfana kiruta icyo dupfa, twese uko turi turabana b'Imana. Tubane duhuje Satana muri nzira. Amahoro muri twe, muri twe. Tubane duhuje Satana muri nzira. Amahoro akwira muri twe, muri twe. Tubane duhuje Satana muri nzira. Amahoro akwira muri twe, muri twe. tumaze kugera aba bose Imana yabateguriye kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Isuka ikintu bita umwuka wera, isuka ikintu bita imbaraga, isuka ikintu bita amasezerano. Buri wese yasaga nk'aho afite amasezerano arenga 5. Ndibuka kari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 turi mu masengesho. Nyangezi Yohana, ntumuzi, hari umwibuka muri mwe? Araza aratubwira ko ndeba ati hari habaye saa 5 abantu barimo gusinzira, urumva biriwe mu kazi, ati ko ndeba muri ho musinzira, ati kandi ndeba mugiye gutangira kwicumita mu bihuru nabyo bitazabakira. Yari umuhanuzi, ngewe ndamwemera, yari umuhanuzi. Ati mwabaye maso baraturitsararize, ati mwabaye maso, ati ko igihe kiri imbere yanyu ko ari kibi kandi mu buryo mutazi. Imana yari yaratuburiye. Rero burya n'abapfuye bagiye mu ijuru. Buriya bubyutse bungana kuri abana banjye, maze muhoza amajwarira mwihangane. Buriya n'abacu bapfuye bagiye mu ijuru. Uwo Rusingiza Ndekwe na mugenzi we ntibamuregaga nk'uko baregaga Rusingiza Ndekwe, ariko yaramubwiye ati ntago mwica uyu, ni mwene data, ntago mumwica, ni munyica mubanze munyice. Babanje kumwica koko mbere yuko bica mugenzi we. Abo bantu bahakana gute ko batagiye mu ijuru? Kanani hano, Kanani. Jenoside irangiye nararize, abandi barateranaga giye nkaterana ndirira Kanani kugeza ubwo Imana imunyeretse Imana. Uhereye uwo munsi sinongeye kurira. Abantu bacu bagiyeyo kuko barateguwe. Rero bene data, ni muhumure ubutwari bwo gukomera ku ntego, bwo gukomera ku cyo twahawe kugira ngo tuzabasangeyo natwe tutazimira. Amateka twumvishe
nanjye ubwanjye uyoboye korali yankoze ku mutima kuko hari ibyo numva ntarinzi, ariko ndashima Imana ko iyi korali yabaye ku mugambi w'Imana. Aha twicaye turi kumwe n'abantu bayitangije kandi bakibirimo, bakiri umurimo w'Imana, si uko hatari byari guhitana ubugingo bwabo cyane imibiri yabo. Hari abagiye baduha ubuhamya bw'aho bagiye bagera hafi y'urupfu, ariko Imana yacu kuko bafite umugambi irabarinda, turayishimira cyane. Dukomeza gushimira inshuti zacu, dushimira abayobozi bacu, abashumba bacu dufite ubu ngubu mu Gatenga, ko n'ubundi aho batangije korali basoreje twagiye tubona abaturera neza, n'ubu tukibafite ku buryo turacyaguwe neza mu nzu y'Imana kandi dufite ibyiringiro. Ariko abayitangije barakomeje, baratwaza, bagira iryo shyaka, n'abandi bagenda baza babasanga, ku buryo ngubu korali aho tugeze turashimira Imana. nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha.